Impanuro TV. Hashije nk'iminota nk'itanu tugiye kumva rukumva induru hano ruguru, tugiyoberwa ibyo ari byashije nk'iminota nk'ibiri tugiye kumva rukumva ngo ni mama upfuye. Turaza turareba dusanga papa amaze kumutemagura aramwishe, mama yarashijemo umwuka. Umunyarwanda aririmbye ngo abandi barushywa no kuvuka naho ngendo wa buri munsi kugera ku gupfa. Aya namwe mu magambo wasanga mu mutima wa Constance, ni umukobwa w'imyaka 17 wo mu karere ka Gisagara, ubwo yari amaze kugirwa imfubyi ubwo papa we yari amaze kwica mama we. Iyi ni Impanuro TV, ngendi Ale Pacifique Kwizera. Twongeye kubahereza ikaze abakurikiye Impanuro TV. Dutagire dushimira abantu twabeje kubana umunsi ku wundi ku makuru atandukanye tugenda tubagezaho. Nkuko mubibona muri kano kanya twinjiye mu mujyi wa Huye, ni mu ntara y'Amajyepfo. Ni mu masaha y'igitondo nibwo twadufashe moto tugana mu karere ka Gisagara gusura uyu muryango, tuhagurukira hazwi nko kwa Bihira. Twakomereje kuri kaminuza, nibwo twatangiye umuhanda wo mwirango dukomeza tugana ahazwi nk'ikansi. Ntabwo byari byoroshye kuko umuhanda kuwugendamo ntibiba byoroshye kuri moto. Twafashe umuhanda utandukanya Huye na Gisagara, twomoka tugana ikansi. Umurugendo nubwo rutari rworoshye ariko tubashije kugera muri quartier abana batuyemo. N'abana twababwiye ko bafite amateka akomeye kubera agahinda gakomeye cyane bahuye nako. Nagira ngo mbasabe abakurikiye Impanuro TV mwese mukomeze gukurikirana kandi nimubuze gukuraho kugira ngo mu by'ukuri iyi nkuru mwishobore kwisobanukirwa ko n'abana babaye mu gahinda gakomeye cyane. Iyi ni Impanuro TV. Twaje kugera ikansi aho twabashije guhura n'abaturanyi b'uyu muryango, baza kutuyobora batugeza kuri uno muryango nyirizina. Ntabwo byatworoye tukimara kuhagera kuko twasanze aba bana bagiye mu murima kugira ngo babashe gushaka ibibatunga. Batwakiriye baduha karibu, bemeye kutuganiriza kimwe ku kindi maze baradusobanurira. Nanjye nti abakurikiye Impanuro TV mukurikirane iby'aya makuru uko yakabaye, mwiyumvira agahinda k'aba bana. Twongeye kubashimira inshuti bakunze Impanuro TV, dukomeje kubana umunsi ku munsi. Urugendo rutari rworoshye ariko tubashe kugera aho twari tugiye kugira ngo tubashe kuganira n'aba bana bari mu gahinda gakomeye cyane kubw'ubupfubyi batewe na papa wabo. Nabo ngubu bakaba basigaye bonyine mu rugo, badafite epfo na ruguru, nta shinge na rugero ndetse ntawabasha kubitaho. Turi kumwe n'abana 3 muri 7 bavukana. Tugiye gutangira twakira umukuru muri bo atangira bibwira, abasangiza iby'ubuzima butoroshye barimo ndetse anadusangiza ku mateka ya mbere y'uko ibingibi biba. Turakwakiriye. Murakoze. Banyita Mutarabayire Constance, nkaba ndi umukobwa w'imyaka 17 wasigaranye abana 7 aho papa yari amaze kwica mama. Nkaba ntuye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kasi, akagari ka Kaboti, umudugudu wa Gataba. Nanjye muri make kugira ngo papa yice mama, njye mu buzima busanzwe nabanaga na mukecuru, ariko rimwe na rimwe nazaga hano ngasanga iwacu nkabona bimeze neza, bagiye gusanza gutungurwa no kubona papa yica mama. Mu kugira ngo amwice, papa yari yasinze basangiye na mama inzoga, birangije mama nimugoroba nka saa 11 arazamuka ajya kwa nyirabukwe. Nyuma yaho umugore waho ruguru yaraje abwira papa ngo mama ari gusangira inzoga n'abandi bagabo ku kabari, kandi mu by'ukuri mama ntago ariho yari kuko nanjye nabanaga na mukecuru. Mama yari yazamutse ku kivugiza kwa mukecuru turi kumwe. Mama mageze ngamanutse nka saa 2 avuye mu rugo. Hashije nk'iminota nk'itanu tugiye kumva rukumva induru hano ruguru, tugiyoberwa ibyo ari byashije nk'iminota nk'ibiri tugiye kumva rukumva ngo ni mama upfuye. Turaza turareba dusanga papa amaze kumutemagura aramwishe, mama yarashijemo umwuka. Ariko mu buzima busanzwe nabonaga nta kibazo. Maze kubona ko wenda mama apfuye, mbona ko nanjye ubuzima bwanjye burangiye kuko na mubyeyi nabonaga ko n'umwe nsigaranye, nabonaga ko papa ari buhite bamufunga, kandi nkabona ko na mama apfuye burundu atari bushobora kuba yagaruka. Nanjye muri make narwaye indwara yo mu mutwe ndahamuka. Birangije banjyana kwa muganga ngo bagiye kunyereka mama, nyine bambwira ko mama yazutse.
ariko ntabwo bari bagiye kunyereka mama, ahubwo bari banjyanye kwa muganga kumvuza ibisazi, kandi nari nzi ko ndi muzima. Ngiye kumva numva ngo ni uburwayi bwo mu mutwe, nyine numva birantunguye. Ibyo bankoreraga byose bambwiraga ko kugira ngo wenda barebe ko muje amaraso na mama, ariko nyuma yaho mu by'ukuri nabonaga ko birangiye, ntagomba kuba nkumva nakwiyahura, nkumva ubuzima bwanjye burarangiye, nkumva sinzashobora abana 7. Nuko nyine nyuma yaho kubera Imana, ariko ubuzima burakomeza, abana bariga, njye n'ibyangombwa ko mu mizani igege bivamo uko gusa nyine muri make abana bose bariga. Nkoresha buryo ki nabona ibikoresho bajyana kwiga, nkabukoresha buryo ki nakora kugira ngo tubeho turye. Nk'ibishyimbo wenda basize, wenda nk'umutungo basize, nibyo byagiye bimingira. Niga guhinga, nari nzi guhinga. Nk'ubu wenda narabimenye siminga n'igitondo n'ikigoroba kugira ngo wenda ndebe ko hari ukuntu byagenda. Muri kano kanya tugusanze mu mirimo yawe ya minsi yose, nk'uko bigaragara wari urimo urahinga. Ese mu by'ukuri nk'iyo yenda ibyo mwahenze bitarabasha kwera, cyangwa ngo bibashe kuba yenda byabasha kubaho umusaruro, muba mutunzwe n'iki? Nk'ubu ngubu urabona, nk'ubu ngubu twari kwejeje ibishyimbo ejo bundi, nimba ari kwikungira cyangwa nimba ari kwijagasa. Ibishyimbo nejeje nibi byongeye bihinga ibindi. Nk'ubu wenda nyine n'ibishyimbo byawe byarangiye, wenda amanekeze tese tuzabaho gute, bizagenda gute? Twajya Imana nyine tukabona naho dutema igitoki tukakizana tukagereka ku bishyimbo, wenda n'ibishyimbo birashije, ko nkumva ko wenda ubundi muri make mba niragize Imana, mba nzi ko Imana ari ishobora byose, tugomba kubaho. Ese ibyo bintu utubwiye byabaye ryari? Kuko kugira ngo tubwire igihe icyo gihe papa wawe akora ayo mahano, byari ryari? Mama yishe papa yishe mama ku itariki 6 z'ukwa mbere k'uyu mwaka 2019. Mama aratwite. None bikimara kuba, wavuze ko wagize ikibazo cy'ihungabana, waje gukira gute? Byagenze gute kugira ngo wongere kwisanga wongeye kwiyakira uyu munsi ukaba ukomeye? Nagiye kwa muganga, nyuma yaho bakajya banyumvisha buryo ki ngomba kwihangana nyine, ariko nyine byagiye bizamo, nyine mbona ko niyakiriye. Hamwe uwo mugore wenda twumvaga ko ari wagambaniye mama, twanamuteye tukamusanga mu rugo iwe, uwitwa ngo ni murumuna wanjye ari utari hano, akagenda agaca urugi. Umugore nyine araturega, bibi bintu birebire hafi yo kudufunga. Tugera ahantu ngo kuri polisi Nyanza aho badutumira, twanga kwitaba. Nyuma yaho sinzi umusaza waje hano tugira inama ko twajya gusaba imbabazi, tugenda tumusaba imbabazi, aduha imbabazi zo kumuriha urugi. Ariko muri make nkumva ko wenda kuba wenda sinzi ukuntu nabyumvaga, njye numvaga ko wenda ari we nyine wamugambane, ariko nkumva ko, ariko ubu muri make byaranarangiye, nta kibazo nyifitanye n'uwo mama. Ihangane gatoya yenda kugira ngo hase nkaho amakuru yumvikana neza. Umuntu waba warabwiye papa wanyu ko mama wanyu yaba ari mu kabari agatuma ibyo byose biba, mwabashije kumumenya neza cyangwa ni bihuha mwumva bitandukanye? Ntago ari bihuha, na wenda na barumuna banjye bari hano, uwo mugore yaje hano bamubona. Kandi nyuma yaho nabashije kugiye kuba nasanga papa kuri gereza, njya kumusura n'abana bamumbaza. Papa arambwira ati byose nyine, mubwira ukuntu byagenze, mubwira n'umugore twitwayemo umwikomo. Arambwira ati ni mwihangane nyine nuko byagenze. Baraje barabimbwira, yarambwira ati baraje barambwira, nanjye bitewe nuko nari ninywereye inzoga, nanjye umujinya urafata, ndagenda twita duhura, ahita mutemagura. Yigize agira umutima ukomeye wo kuba yavuga ati yenda buno ubutumwa umushyiriye barumuna bawe kugira ngo yenda babashe kuba bamubabare? Ese mwe mwaba mwaramubabariye? Ngiye muri aka kanya bitewe n'ukuntu nibundi mama arapfuye ntago ateze kugaruka, bitewe n'ukuntu mba numva mangayitse, mvuge se ejo abana bazabaho bate, bazarya iki, ubuzi karama rya yaka, mba numva ashaka yanaza akaza mu komeza ubuzima, akaza akadutunga ari nk'ibishoboka. Ese ubu ngubu turibaza, mubasha kubona ifunguro rya buri munsi? Wenda nyine nageragezaga, nk'ubu ngubu mba ndi guhinga, ndaninga ari nk'imboga, cyangwa hari n'ahantu nahinze ibijumba, munagenda agakura akaza agateka. Wenda n'uwo muceri abo bantu ejo bundi batuzaniye nabo ngashaka imboga tukaburisha.
none abaturanyi bo mubanye gute nyine kuva icyo gihe? Hari ikintu wenda baba babasha kuvuga ati wenda nk'abaturanyi bakadufasha nka gutya muri buno buryo, cyangwa se kugira ngo babashe kuba basananira imibereho yanyu? abaturanyi wenda nk'abantu ngiye baba barangezeho nyuma y'ibyo byago byabaye, abantu baba barangezeho ni abagiraneza b'i Kigali baje hano baradusura, ati dukurikije ibyabaye baradusura batuzanira ibyo kurya, ndetse ubu ngubu byari byarashije, twumva nyine ko wenda tubonye inshuti, tubona abantu badukunda, ariko nk'abantu bino cyangwa mu muryango nyuma y'ibyo bibazo nta muntu nigeze mbona. Cyakora nk'umuntu nambona upfa kuba yaza hano ni mukecuru ubyara papa, nuko ari umunyenege nyine washaje cyashangaza bakurura rugo, nta wundi muntu njya mbona hano. Ubuyobozi bwo bwabafashije iki, haba ku buvugizi cyangwa se haba ku bundi bufasha basanzwe babahereza? Hari ubuyobozi bwa hano bwabafashe, bwaba ubw'akagari cyangwa se ubw'umurenge? Nagiye kubona mbona batuzaniye umuceri n'akawunga, wenda bazanagaruka, gusa nyine niyo mbonye n'umuntu aje hano mba numva nishimye, avuga ati ndi kumwe n'abantu, sindi jyenyine, numva bifashije muri make. None numva ni ubuzima butoroshye, ubasha kubona gute amafaranga yo kugurira bano bana ibikoresho, ndetse no kubashakira nk'ibikoresho yenda bisanzwe bya hano mu rugo, byaba iby'isuku ndetse n'ibindi yenda bigiye byihariye bya minsi yose? Ukoresha ubuhe buryo? Uburyo nkoresha wenda ni nk'ibi bishyimbo biba byeze bikavaho amakayi, amakaramu, wenda nahingaga ahantu hanini ariko bitewe n'imbaraga nke mba mfite no guhinga ndi umwe nabyo biramvuna, n'ubundi byo nejeje nibyo bivamo ibyo nongera gutanga bakamingira, bikavamo isabune, amavuta, buri kimwe cyose, n'amakaye niho abava. Ariko nk'ubu ngubu wenda byarashije, nk'ubu ninga isabune yashije, ni ukwiringira Uwiteka, wenda simbizi. Urabona uri umukobwa urakuze, urabona bizagenda gute nyuma y'uko ubashije kuba wabasha kubaka urugo rwawe? Urabona uzabasha kubikora ugasiga barumuna bawe ukajya kubaka urwawe, ugasigara ubafasha na barumuna bawe ahangaha? Kubasiga ntabwo byoroshye, gusa nyine ari nk'ibishoboka, wenda nk'ibyo mba ntekereza, nanjye ubwanjye maze no kunanirwa, mba numva nka papa ari nk'ibishoboka rwose yanaza akadufasha akegera urugo rwiwe, nanjye wenda nkaba nasubira no kwiga, cyangwa wenda nimba nubwo nasubira kwiga nkaba nakwiga n'imyuga. Ntabwo biba byoroshye. Tubwire se ni ikihe kintu wumva ukeneye cyane muri ino minsi kuruta ibindi, yenda usibye byo kuvuga ati yenda papa yaza akaba yagaruka akadufasha, yenda gukwenda amategeko niri gukora ibyayo? Nagira ngo nkawe ubwawe usobanurire abakurikiye Impanuro TV muri kano kanya, kugira ngo nugufasha amenye wenda cyane cyane aho yakwitsa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Nk'icyo wenda nifuza kuba wenda nasubira kwiga, cyangwa wenda nkaba nakwiga imyuga, ubundi nkabona wenda amafaranga, nkabona uko ngurira abana ibikoresho byo kujya ku ishuri. Kuko birumvikana. Ese waba waracikije amashuri warigeze mu wakangahe? Njye nigaga 6e mu primaire. Ubu ngubu urumva ubashije kuba wabona uburyo ukajya kwiga imyuga, uritari kuba wagenda ukiga? Najya nkiga. Abantu badukurikiye babashe gusobanukirwa, ntabwo byoroshye ko wagera muri kano gace, ariko ku mutima ukunda unafasha biroroshye. Nagira ngo ubwire nk'abantu bakurikiye Impanuro TV muri kano kanya, bamenye se uyu muryango twawugeraho gute? Wenda kutugeraho kuba batugeraho birashoboka, ari nk'umuntu nyine ufite umutima ukunda cyangwa umutima ufasha, kutugeraho biroroshye, yaza akatugeraho. Kugira ngo wabwire agace, umurenge n'akagari? Twebwe ni mu karere ka Gisagara, umurenge ni uwa Kasi, akagari ni Akaboti, umudugudu ni Agataba. Nimero yanyu ya telefone kugira ngo n'umuntu waba uri kure hanze y'u Rwanda azabashe kuba yabahamagara utabasha kubageraho? Ni 078 00 3 4 3 cyangwa 078 11 9 3 4 5 6. Urakoze cyane. Ubwo twari tumaze kuganira nabo, baduherekeje nk'uko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda, guherekeza uwagusuye.
nubwo bitari byoroshye kuko amarira yari menshi cyane. Ndagira ngo nibutse abantu batarakora subscribe ku Mpanuro TV, mukande subscribe, mukore share kandi mukomeze kudusangiza ibitekerezo kugira ngo tumenye uburyo buvuguye tuzajya tubagezaho amakuru mu buryo bubanogeye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.